abadukurikiye mwese abakunda gusenga ubutadayimoni abashaka kugira Yesu ubundi bushya mu kazi kawe mu bana bawe mu mishinga yawe ubone Imana izina Yesu.
babibone bundi bushya ndegere kubone bundi bushya ndemera amashinge dance papa hallelujah ufite imbaraga Bundi Bushya mana we mu gihugu cyacu tukubone abayobozi bose mana ibongere bakubone abaganga n'abadogiteri nibongere bakubone ingabo z'igihugu nizongere zikubone abacuruzi bose nibongere bakubone abarwayi kwa muganga nibongere bakubone imfubyi n'abapfakazi nibongere bakubone Bundi Bushya nongere nkubone Bundi Bushya ndemera amashinge Bundi Bushya nongere nkubone Bundi Bushya ndemera amashinge Bundi Bushya ndemera amashinge Bundi Bushya hallelujah Bundi Bushya twese hamwe Bundi Bushya Satani we la kosini malona hembuka nawe hembuka nawe Bundi Bushya ngere nkubone Bundi Bushya ndemera amashinge Bundi Bushya ngere nkubone ingoma gusa yego Katonda wange Yesu wabambwe mbega ibintu byiza kwa Yesu mwese turavuze ngo Bundi Bushya aho hari udukurikiye wese abari kubagaho ibyuma bari mu gihugu cyacu bari muri Amerika bari Uganda Abarundi Abatanzania
Imana yongere ireme bundi bushasha abari ku migabane itandukanye y'isi. Turavuze ngo akira bundi bushya mu izina rya Yesu, amen. Inshuti abakurikiye gusengerwa abari ku migabane itandukanye, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko bundi bushya wongere ubone Imana. Ese ukeneye kubona Imana bundi bushya? Imana ugomba kuyibona bundi bushya mu buzima bwawe. Ntabwo ugomba kubona Imana nk'uko wari usanzwe uyibona, ahubwo ugomba kuyibona bundi bushya. Ese Imana tuyibona bundi bushya ryari? Tuyibona Imana idutunguye, idukoreye agashya, idukoreye ibishasha. Hari igihe abantu bamenyera umuntu bakamenya mu bintu bisanzwe, ariko hakabigira Imana izigakora bundi bushya. Hanyuma iri jambo cyangwa se indirimbo y'ubuhanuzi ije ku buzima bwawe, kuko Imana igiye gukora bundi bushya. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 84 ku murongo wa 6 haranditse ngo, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. 7 iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. 8 bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana nk'i Siyoni. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo hahirwa. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Akira imbaraga muri Kristo Yesu. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Iyo ageze mu gikombe cyitwa Baka, akaba uyu muntu afite imbaraga zo muri Kristo Yesu, aho kugira ngo Baka imuhitane, ahahindura ahantu h'amasoko. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa umuntu, Yesu mwana ndabivuga gute sinzi kunda rikubwira kugira ngo byumve. Imbaraga zawe zishobora kurangira, ariko imbaraga z'Imana ntabwo zishobora kurangira. Iyo umuntu ageze ngo mu gikombe cyitwa Baka, agihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Uko bwiza nuko bukeye agenda agwiza imbaraga mu maso y'Imana, akaboneka mu maso y'Imana nk'i Siyoni. Ndashaka kuvuga ku mbaraga. Hari imbaraga abantu batabonesha amaso. Umuntu wubaha Imana, umuntu usenga, umuntu ukijijwe, umuntu wanambye ku Uwiteka, hari imbaraga afite abantu batabonesha. Taniko de mandora. Umuntu yaba ari n'isuzugurwa, yaba atanagaragara, ariko hari imbaraga burya afite. Iyo ageze mu gikombe, uyu muntu nawe yaba atagaragara, uyu muntu nawe abantu baba batanamuzi, akaba yaragwije imbaraga zo kubaha Imana, akaba yaragwije imbaraga zo muri Kristo Yesu. Iyo ageze mu gikombe cy'ibibazo, ubundi mu gikombe barahapfira. Mu gikombe nta butabazi buhaba. Mu gikombe muvandimwe ntiyakubona. Mu gikombe yutatse nta muntu ukumva. Ariko ngo uyu muntu iyo yageze mu gikombe cyitwa Baka, nta muntu ugihindura, kubera za mbaraga yagwijije zo muri Kristo Yesu. Imbaraga zo kwihangana, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga zo kunesha icyaha, imbaraga zo kwizera, imbaraga zo kubana abantu bose amahoro, imbaraga zo kubabarira. Izo ni imbaraga umuntu agenda agwiza, yagera mu gikombe aho abantu bapfira, wakahindura ahantu h'amasoko. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo ageze muri iki gikombe,
bibutse ko iki mu gikombe abantu benshi barahapfira, ndetse bamwe bavana mu byizerwa, ndetse bamwe bareka Imana bakayivaho. Hari igihe umuntu agira mu gikombe iby'agakiza akabirambika, akavuga ngo banze Imana yaranambeshe, ariko yagwije imbaraga. Alala bole kosini mandora. Iyo yarwije imbaraga agumana n'Imana. Mana ishimwe. Igikombe ufite, ndagira ngo ujye imbere y'Imana ubwire Imana ngo muri iki gikombe bundi bushya nongere mubone muri iki gikombe. Abantu banaye nta cyerekezo ufite, ariko ndashaka kukubona muri iki gikombe. Bari wowe ukizenguruka, ukigagaze, ugihindura ahantu h'amasoko. Ngo yageze ahindura ahantu h'amasoko, ngo hanyuma Uwiteka akacyambika imigisha. Haleluya. Hata wese akita mano, Yesu akaza akacyambika imigisha. Umuntu akagenda aca, akagenda aboneka mu maso y'Imana nk'Isiyoni, akagenda asa neza kandi ari mu gikombe. Mu gikombe, ntutuye mu gikombe, uraho. Ntuzi kuri mu gikombe, ntuzi ko wanyu bavuze ko utazubaka, si igikombe. Ntuzi ko se byagucanze, si igikombe. Ntuzi ko bavuze ko utazabyara, icyo ni igikombe. Ntuzi ko akazi wakabuze, icyo ni igikombe. Ntuzi ko ibyo ukoze byanga, si igikombe. Gihindura ahantu h'amasoko. Iyo ageze mu gikombe, kubera ko yagwije imbaraga muri Kristo Yesu, tugwiza imbaraga zo kwitegura ibiturwanya, zo kwitegura ibigeragezo. Umuntu wese agenda agwiza imbaraga. Niyo muri njye ngo turi abasirikare. Buri umusirikare kugira ngo umusirikare, ikintu cya mbere abanza kujya ku ikosi akagwiza imbaraga. Tawesini mandora. Natwe muri Kristo Yesu tugwiza imbaraga, tukamenya Yesu, tukagwiza imbaraga, tugakiranuka, twagira mu gikombe tugatsinda ibikombe. Tsinda ibikombe by'amagambo bikuriho, tsinda ibikombe by'ubuguma bikuriho, tsinda ibikombe by'ubukode bikuriho, tsinda ibikombe bya karanazi wanyu, tsinda ibikombe byo gusaba biri imbere yawe, tsinda ibikombe byo gutabwa. Ni weza akita mandora. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo kubw'imbaraga wakiriye ugomba gutsinda ibikombe. Iyo ageze mu gikombe cyitwa baka, agihindura ahantu h'amasoko. Ndagira ngo dusenge aka kanya. Runda ibikombe byose wari ufite, nurangiza ngo ufatikanyije n'umukozi w'Imana, ibi bikombe byose ndabisuzuguye, mahinduye ahantu h'amasoko. Usengere muri ya ndirimbo ngo bundi bushya nongere nkubone. Iki gikombe barutuyemo tugikubise hasi mu izina rya Yesu. Uzi igikombe ayiwe Imana igukiza igikombe cy'uburwayi. Igikombe umwuka w'Imana arimo arambye ngo hari abantu Imana ikizije igikombe cyitwa baka, igikombe cy'umubabaro, igikombe cyo kutagira umuntu w'agaciro. Buri muntu wese udukurikiye ari igikombe atuyemo, ariko iki gikombe utuyemo Yesu aze kukivanamo, ariko uruhare rwawe ni wowe urahindura ahantu h'amasoko. Kuyahindura ni ukwizera, ni ugukiranuka, ni ukubana n'Imana, ni ukwizera, ni ugusenga. Hanyuma ubwire Imana ngo bundi bushya. Imana ituremera amashimwe bundi bushya hagati y'abantu bose, hagati y'abadukunda n'abatadukunda, ikakuremera amashimwe bundi bushya. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ngushimiye ababyeyi uvanye mu gikombe, ngushimiye abasore uvanye mu gikombe, ngushimiye abakobwa uvanye mu gikombe, ngushimiye abagabo uvanye mu gikombe, ngushimiye urubyiruko uvanye mu gikombe. La sirimo elevoye, ngushimiye ko igikombe cyitwa baka abantu kibakuyemo, igikombe cy'umubabaro. Mwongere bakubone bundi bushya, hari abakubonye bundi bushya, n'aka kanya niyongera kubone. Ngushime ko abantu bakwakiriye, nibakubone babwire abantu ngo Yesu baramubonye. Hari igihe tukubonera mu burwayi, hari igihe tukubona muri agisida, hari igihe tukubona urinda amateka, hari igihe tukubona bikomeye, hari igihe umuntu akubona ari mu gihome akakubona raweza akitara mandora. Uyu mwanya gushime ko hari abantu bongeye kukubona mu gihugu cyacu, abantu bongeye kukubona mu badukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, hari abantu bongeye kukubona. Urakoze Kristo kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguha umugisha. We wari udukurikiye, inkunga yawe irakenewe
kudusengera ndetse no gusharinga umuntu wese ukamugezaho ubutumwa bwiza. Umuntu wese ukunda n'udakunda ndakwifuriza ngo ujye ufata nk'abantu batanu ubohereza ijambo ry'Imana abwiye ngo mwakurikirana ijambo ry'Imana, Imana izaguha kandi nawe ubonye iri jambo ry'Imana ari ubwa mbere, ubonye gusenga rwa ubwa mbere, fata touch yawe ukore subscribe, ukore share, unakore na comment twungura ibitekerezo. Imana izaguha. Turavuze ngo ijambo ry'Imana hagaruka. Bye bye.